Ese wari uzi ko kuri WhatsApp yawe ushobora gukoreshamo nimero ebyiri za WhatsApp muri application ya muri telefone imwe? Uti rero ibi bikorwa bite? Hari abantu benshi bashyiramo WhatsApp ebyiri muri telefone kubera ko bafite nimero zirenze imwe bashobora kubakoresha bashaka cyangwa gukoresha kuri WhatsApp. Ubu byaroroshye. Ni ukuvuga ngo icya mbere uza kuri WhatsApp yawe, twinjire kuri WhatsApp, dukanze ahangaha kuri WhatsApp, twinjiyemo, hanyuma iyo ugeze ahangaha ikintu uri bukore ni uko uri buze kuza kureba hano hejuru hari uturongo dutatu. Ni ukuvuga ngo ukanda ku turongo dutatu, kanda hano ku turongo dutatu ahangaha, hanyuma wamara kuhakanda uhita ubona uburyo bwo kwadingamo nimero. Ni ukuvuga ngo ugeze hano urabona ko iyo ukanze kuri aka kantu wowe ushobora kuba ufitemo konti imwe, hanyuma bakakwereka ko uganga akantu kameze nk'agasaraba, hanyuma ukagakandaho, hanyuma ugashyiramo nimero nk'uko usanzwe ubikora kuri WhatsApp isanzwe. Iyo ukanze ahangaha rero urabona ko ngewe mfitemo account ebyiri kuri nimero ebyiri zitandukanye. Ubu ngubu ntabwo bikigoranye cyane ngo kuba wakoresha nimero ebyiri kuri WhatsApp imwe. Murabona ko mfitemo account ebyiri. Biroroshye rero nuko bikorwa, nawe ushobora kugira gute, ushobora kuba wabikora kubera ko bakohereje message kuri nimero yindi uhita ubona notification ya WhatsApp, hanyuma ugakanda kuri message baguhaye ikinjira kuri account. No guhindura account rero iyo zimaze kujyamo uraza hanga kuri setting,